Nyanzage yarahemutse umukobwa wawe na n'umuhungu wa Gitafu haje umukobwa bamwita Sandrine yahuye na Kwizera Jazz yitwa Jazz ubwo bukwe nibwo bari ubwa mbere mu Rwanda abantu bavya cyane ntago babuzamo yego nyamabondo ntiyabuzamo kuko n'ubundi yakamwe nawe musike muri Kongo koma akazi k'ubusekirite n'ikibanda karinda ibiki none yaza kubirya yakamana kamusubiza inyuma nge nkamugani wowe nubona Noheli aje hano hanaje kwarura please umufata ukuboko Noheli ntakiza kwifuriza nana kimwe umuntu kura ngo telefoni bojya kuyigurisha impano baguhaye uyitegurisha ejo bude yaranshutse rambwa gita ubundi wowe ubundi uzukuntu bajya amafaranga arambe ngijya mu utwokwe twese mwaratumwe ngiye ngijya ku mundangamirwa ngo kugira ngo amafaranga banjyana umuntu wa mbere yamuje nawe yahise n'ikimubisengani kuba biragiye nzovuna byo kujya muri Amerika akanyamerika nakajyamo gute ntafite visa se ni ukuvuga ngo ku muntu ajya muri Amerika umeze nka yakarero yakamwana yabonye ikibuno cy'umukobwa arasara akabona n'ikariso y'umukobwa we yanitse yego ahita agakora ako kanya ibaza umuntu ubona ikariso y'umukobwa akagira irari uzi nk'uwo abonye ikibazo cy'umukobwa uyu munyamakuru wacu iyo tubicano yacu aragenda mu buriri akamutekereza cyari inzobe mu maso yari afite imisatsi imeze gutya yambaye agapira karesenari kanuza gutya visite Rwanda ubwo yatangiye kumutegeza mu bitotsi Yesu akirohotse nk'umuhungu aramutse aje akakubwira Gitafu ngenda goreza miliyoni 2 turarane ijoro rimwe wabyemera umuhungu yego nyine mugatingana bishoboka ibyo no miliyoni 2 n'umwanda nubwo yama miliyoni 500 ibyo sinamenya nibiki nzovu yakamana yavuze ko yafata we nago yafata baza nzovu twumve ko yatsindira miliyoni 10 mbangewe umwataka ariko mbangewe umwataka kwaje inyuma shana yafata nka musoka bye ese wazanyishakiye Gita siwanyemera nakwemera zanyishakiye nkubera umugore sinavamo umugore mwiza ariko ibaze kandi wacu ntibaguhenda pe nta inkwano nyine ziroroheje nanakufasha tunyishakiye cyangwa ibihumbi 20 makeup nisize kubona nisize makeup se buriya niba ari ikintu kibabaza mu buzima buri umugabo iyo umugabo yashatse umugore mwiza uzi ibibazo afite risk yo kuvango iyo agiye mu rugo no gupfura mana umugore mwiza cyugubwo ubaye umugore waje wisata ubusa namara cyumweru none yahita nyica nese ari uyu mugore na Nyiranzage umwiza niki umukobwa ni mwiza umugore oya Nyiranzage mwabyanya abana umugore nge turasubira mu kwezi kwa mbere we mu mpera Imana icyubahiro mana. Hi guys, mumeze mute amakuru twizeye kari meza natwe turashima Imana twagarutse nanone ni kuri Arton TV show tugarukanye n'abantu babiri hano abastari bahari muri iyi minsi n'indi minsi zaza. So guys, uyu munsi nono story tubafitiye ni nyinshi cyane. Dufite inkuru n'agakuru. Hari ukuntu nzovungo yarongoye ngo atandukanye n'umugore. Ngaho ngo tafunga umugore ngaramamagaye ngakeneye ngaje ngo umugore ngo yavuze ko konyene Nyiranzage sha Gita afite ibibazo nudakora amafaranga Nyiranzage uko twakubitanye muri iminsi ngo agiye kukurega nibishoboka ngo agiye kukurega ngo wamutanya abana ngo mutana ibiki mana gurimo ko kwishyura inzu abana bararamo Nyiranzage nahise mubwira Nyiranzage Gitafu nawe udufaranga arimo gukora muri iminsi ndukeya arashaka kuzatwitamo icyo kiswe kirahenze amajyana arahenze Gitafu nawe aba mu nzu hari hafi isoko ryo kwa Didi nayo iramuhenze nariko Nyiranzage kuri muzima ufite amaboko ufite agatuza nubwo wazajya mu bipangu by'abantu ukabamesera imyenda ukakubura imihanda za kaburimbo zigacya nibura ugahahira abana bawe enda Gitafu akishyura inzu yonyine hanyuma se umugabo agakora iki inzu gusa Gitafu akweka tuye tumenya Gitafu
Nyiranzage mwigeze mujya mu murenge? Nyiranzage ntabwo twagiye mu murenge. None se dukora umurenge bundi mwigeze mukora ivangamutungo ngo umugore yitwe ko ari umugore wawe. Surumva be cyase nunashaka be ni bande se? Be ninde? Bishatse kuvuga cyane harimo bita ba Beni, ba Bebe, ba Be ibintu nk'ibyo. Uzi kunyibukije uzi ko Musana afite umwana bita Beni. Niyo wa kabiri mu karere nimba ari ka bakita kahe. Akarere ka Gasabo cyangwa ka Kicukiro. Abazangarama mu karere nimba ari ka Gatsibo nimba ari kahe. Beni yabaye wa mbere. Ariko baranze ese Sandrine ageze mu kangahe? Sandrine agiye kujya mu kabiri segonderi. Yagiye kujya mu kabiri segonderi ni na mukuru. Gitaho umwana mukuru wawe yiga makangahe? Umuhungu wanjye. Umwana wa Nyiranzage agiye kujya senior 1. Senior 1 ubwo ni makangahe? Ni mu ambere segonderi. Uziko yatagiye kuzana agatuza. Uziko Nyiranzage azahura n'ibibazo. Umuhungu man. Ubwo se muzamuze na Sandrine. Ese wa mugani umukobwa ntitameze. Ese ntabwo akemera umuhungu wa Gitaho. Muri n'inshuti urumva inkwano mwana zinywera mukazisangira. Buriya rero hari igihe hagiye Nyiranzage yarimo kuzana imico mibi uriya mwana nanjye uriya muhungu akazayizana kuri Sandrine. Reka buriya Nyiranzage yarahemutse. Umukobwa wawe n'umuhungu wa Gitaho. Ajye umukobwa bamwita Sandrine yahuye na Kwizera Jezi. Yitwa Jezi. Ubwo bukwe ntibwaba ari ubwa mbere mu Rwanda. Bwaba ari ubwa mbere. Abanyamakuru babuzamo abasinzi ibinga bari aba diaspora bakamanuka. Reba ubukwe bw'igitangaza ariko abantu bajya cyane ntago babuzamo. Yego. Nyamabondo ntiyabuzamo. Kuko n'ubundi ibiryo byasigara muri reception by'abana byacu twabipfunyika. Mukabigira ute sikandari iby'abana. Urabona Gitaho yabaye umwana wo mu mihanda kandi mu mihanda hari abana baburara. Bira biryo twabiha abana bo mu mihanda bakira bakabipfunyikira bakagera gute. Ubukwe bwacu bwaje bangajya kuranga no hirabujemo murese busiyo nkabona agiye kujya kwarura byo kuvuga ngo ngiye ngo ndi papa w'umwana nahita niruka nkabagahita bwaka ibyo byo banasa kandi waba uri mu basaza nyine wambaye wabana kwambitse ingofero. Uko tuzabigenza yakamwe nawe musike muri Kongo twama akazi k'ubusekirite n'ikibanda karinda ibiri none yaza kubirya yakamwe nakamusubiza inyuma nge nkamugani wowe nubona Noheli aje hano hanaje kwarura please umufate ukuboko amusubize uko icyo gihe umukwe bw'abana bacu iminywere wa Noheli nako umukobwa wa Nzovu umuhungu wa Gitaho bakoze ubukwe ase ko ari n'indirimbo njya numva za Jezi niwe nukuvuga ngo Jezi ngewe yumva bamwita ambassador no kuva ambassador nge wanje yitwa Kwizera Jezi Kwizera urumva Kwizera Jezi na ambassador hari korali bita ambassador ambassador no kuva y'abadivantiste ariko nyine uramujama bita nako Jezi umuhanzi nyine wacu dufite umunaperi urumva mwita ambassador yakoranye indirimbo na Bruce Melody yitwa ndakubona injyana yakozwe sidukura yirimbye kukuntu urumva mane icyo kirarangira ariko ndibaza hari ikintu cyo njya mbona mu buzima ugasanga nk'umuntu akunze umuntu Nzovu wari wagira kuba wakwiyahurira umuntu njye ntabwo nziyahura habuze gato ya Mama Queen ari kwiyahura ese amakuru ya Mama Queen kutatubwira Mama Queen n'ubwo atera umwaka ese baramufunguye ariko yumva Gitaho uzi gushaka kwiyahurira umuntu none wajya kwiyahura waba wanapfuye waba utapfuye bagukubita inkoni nziza. Yego niba babagira ngo mu muryango w'iwanyu hatazagira undi muntu wiyahura none se uriya muntu uko aba yapfuye n'ubundi zira nkoni arazumva ziriya impamvu bamukubita tumenya icyo bita umuco kugira ngo bakubite umuntu wiyahuye baramukubita byanyabyo ni ukugira ngo no mu muryango hatazagira undi muntu uzakora amahano akagira gute mu muryango w'umuntu avuyemo akiyahura bigaragaza ko kwiyahura atari ikintu cyiza hari umujama wigize gukunda n'umukobwa mani haramukunda pe haramukunda n'umukobwa baza nyine barakunda no mugashyakiro byarabaye ndabikubwa banze urangize bamaze gukundana baza gupanga ubukwe bapanze ubukwe umukobwa urabizi ko arimo umukobwa n'Imana igira gutya ikakura nk'ubwo bwiza bwawe so ko batakuzaniye ka cyane batakuzaniye ka cyane arajya kwa Nyiranzage mana yawe be ujya wireba sho ariko gabanya ubuhehesi gabanya ubuhehesi n'ubukwe ubukwe ndabufite ndategura ubukwe ahubwo bwa Nyiranzage yaramukati
mfite ubukwe muri iyi minsi ni ukuvuga ngo ntabwo biratungana neza ariko ubukwe bwo burahari na Nyiranzage bwa Nyiranzage mfite ubukwe Nyiranzage ntabwo tuzagira n'undi bita Kanyange na Nyiranzage yewe Kanyange we kuzo ko Kanyange yanyibiye amarangamutima akiba umutima wanjye akiba ibyanjye byose akabijyana ariko tuvuga no yarafashwe umutima wanjye bagiye kunsubiza amarangamutima yanjye bayansubize ni nabwo njya kongera kwita no nshaka wa muntu ubirimo neza tukongera tukabana kuko uzi imyaka namaze nzaguruka ku macuro mvuga ngo ngira urukundo ndarukarabye ariko kuva abanjye barongeye bakayagarura amen rwose shimiye n'abantu bafashije gufata Kanyange mbega Kanyange ibintu yankoreye none ugiye kwita umukwe Kanyange se ntabwo Kanyange hari Nyiranzage na Kanyange Nyiranzage ni madamu mukuru mwabyaranye yes we ntabwo bigeze bajya mu murenge ariko barabyaranye se babyanye umwana mwiza shabita Jezi cyakora nongera gushaka Jezi uzamuzane kwa mugore niyanga kumurera kwa kuravuga ngo bamukase abantu banga abana babo yego cha uzahita umwirukana nawe njye nako buriya mu bintu nakora byose mu makosa nashobora gukora ni ugufata umwana nkamureresha umugore utara mama we utari mama we kubera iki umwana ugiye kumutera agahinda ariko nanone hari bamukase w'abantu baba beza se nibishoboka baba beza akanakurutira mwiza ngo cyakurutira umwana ariko ubundi uzi mukase w'umuntu mwana senzovara umuntu wakurutiye mama wawe nyine ni ibyo njya mvuga inti ari umugore w'umuntu na nyina w'umuntu bavuze ngo bapfe mu umwe wahitamo undi gitafa wahitamo undi yo kandi usigaye umaze iminsi wita ku matelefone asigaye afite smartphone yego barayimuhaye ariko ntabwo imeze nka ndi ya Debeni yamuhaye ese telefone Debeni yaguhaye yagiye mu rugo njye sinjya nyigendana ariko man buriya rero buriya nzovu rwose iyi telefone yibazwa kenshi wagerageje ukazagakura ukajya ukagendana ariko ngo Noheli yatangiye kwigira icyakosha ngo uzajyane ku iposita kuyigurisha niko ejo bundi suko yambwiye kandi afite yagurishije ye yarambwiye ngo tafungura abona ngo wowe ngo kugira ngo abantu bagwa agaciro ngo kugira ngo abaranga patusho wikora hanga wakora ariko arandana ngo sisuko kuzanga ngo kugira ngo ngira agaciro ngo nzatange iyo telefone njyane ku iposita ngo nimaze kwita ku iposita ngo abaranga bose ndavuga ati tafu yabanyabuze ubwenge Noheli ntabwo azigira bigeraho kubera iki se ntabwo bashaka ngo umuntu atere imbere yego nk'ubu ngubu uzaza uvugana n'aba diaspora baba muri Canada ipari mu Bufaransa muri Amerika Texas Michigan hehe bakohereza amadolari Michigan ni hehe nzo muri Amerika Texas za Texas New York mu Bwongereza ipari mu Bufaransa no mu Rwanda hose pro mu majyepfo mu majyaruguru y'Uburasirazuba n'Uburengerazuba Noheli nta kiza kwifuriza nta na kimwe umuntu ukura ngo telefoni ngo njya kuyigurisha impano baguhaye uyigurisha ejo bundi yaranshutse rambwa gita ubundi wowe ubundi uzi ukuntu bajya amafaranga arambiye ngo njya utwokwe twese mwaratumwe ngo njya mu ndangamirwa ngo kugira ngo amafaranga banjyane umuntu wa mbere yamuje nawe yahise n'ikibumvise ngani kuba biragiye kandi ngo umugambi afite avuga ko ngo nabo bajyamo cyane ngo ufite indaya muri korodoro ese jitarika nkubaze tumaze iminsi imvura igwa cyane nijoro tuvuga ko wirarana nzovuga ntabwo yaba yirarana ngendarana n'umuhungu nzofasha ko bajya muri Amerika cyangwa nzovu nangu byo kujya muri Amerika akanyamerika nakajyamo gute ntafite visa se ni ukuvuga ngo umuntu ajya muri Amerika ushaka nko kurota wenda nka byose ukabona muri kumwe abantu bagasohokana ahantu mwatembera cyane ebana watwitse ibande yose wari please niko kuno bajya muri Amerika wowe umeze nka yakarero yakamwana yabonye ikibuno cy'umukobwa arasara akabona ni kayise y'umukobwa we yanitse yego ahita agakora ako kanya guguki ibaza umuntu ubona ikayise y'umukobwa akagira irari uzi nk'uwo abonye ikibazo cy'umukobwa uyu munyamakuru wacu YouTube channel yacu aragenda mu buriri akamutekereza cyari inzobe mu maso yari afite imisatsi imeze gutya yambaye agapira karesenari kanuza gutya visite Rwanda ubwo yatangiye kumutekereza mu bitotsi Yesu akirohotse akubura n'ubugoryi birabara biroga se byarutwe ukigira mu ndangamirwa zawe nakema igihumbi cyanjye nkana n'umuntu nakiguza nubwo nagifite 2 3 nkemera 5 nkarari arakadefi indangamirwa zigira ukaba ufite nk'ibihumbi nka 50 mwikofi cyabariba we ukibara kuyamwereka
uhita upfa uziko ni video warivya akubita keya kanya none ndaka gukora mu matwi jitafu tunamaze kubona baraba tipe zirandangamira zikorana n'abajuru ibyo ari ubizi uziko mushaka kwa muryamye agahamagara ati wa muginga sha ari hano namubonanye amafaranga wowe uzukomanga witira ko uri nyirurugo wajya ko ukabona arinjiye nge byambayeho bakagufata wangaye uhita usaka vava amafaranga cyose cyangwa kwafi jewe umukobwa nanjye ibyo byambayeho nge najyana muri koridoro maze kujya muri koridoro he bara mu giporosi nga saa 10 ubundi saa isoko ryaho rirema neza guhera saa 3 kugera isoko rihe saa 4 none abahahiye nukuvuga ngo ubusanga imihanda umwana idemaritse amatako ari inyanya ari amatomati mbese buri muntu wese aba afite ukuntu ahagaze umudada barambonye abaramamagaye arambwa ati tafunda gusabwa ndanye ndamwa nigo sabwa reka nzawe kwiki arangije umukobwa nitaba umuntu ntago bikubangamishije mwitabe nta kibazo yahise ayikura mu asundi wazaza bakupa yo gukupa umuntu no kwiye wasanga ari akazi cyangwa ari amafaranga mu kigali cyangwa n'inyo nzajya mbwira ngo twongeye tubane urumva umukobwa ndagije ubwo ngubwo salamu alaykum boss soriza mabuje ukuri inyuma ndabona ngana nka mukarushanga no birabaye ubwo umukobwa ariko nzova nawe reba ahantu hari abagore b'inzobe kubi dododo aragiye najya kubwa ko ajya mu ndangamirwa sinzovu turari ntago yahacika nta muntu dufite dodo reba ubwo ngubwo angana nka nyiranzage nyiranzage uri buke kibuno cyera afite sha ese ari nyiranzage na mama Queen ninde munini nyiranzage afite kibuno akabuno ka mama Queen karagiye nyiranzage wagufura ngo nyiranzage ngafite akabuno ka mama Queen ikibuno kinini ngo karagiye urumva mba navugishije uyu mukobwa ni mwiza urumva shiri uyu ngo twicaranye ndangije urumva ubwongo bwo none birabaye umukobwa tuba turagiye tujya muri koridoro dukodesheje icyo bita icyumba kurangahe icyumba najye kodesheje 5 byose ndangije umukobwa uri muhereza ngaho wamuraranye twavuganye 30,000 jetafu arayafite pe niyo mpamvu turamo 30 uravuga ngo na indangamiro 5,000 dukodesheje yebo cyarasoze babasazi mwese mujye indera muzavayo mukize najitafe tuzabona nejo bayi ngo na gugu bayi ngo na tuzabona nejo bayi nzovu tuzayo ndashaka ko uva mu murenge hariya utari mu murenge we ntuye mu murenge wa harafi yo kwa Didi niboye yes ngiye kukwimira mu murenge wa Ndera none se urabona ndwaye njyewe urarwaye mu mutwe oya ntabwo ndwaye ahubwo iyo nkuru ntabwo nayirangije umukobwa none yankuragaje arangije abahamagaye umugabo baraje barankubita baramambira bamaze kumambira bitabashira munsi y'igitanda ngiye munsi y'igitanda nagize imana nyiri rogi niyo muntu washeje kureba guhindura amashuka arabagada bati jitavu nabandi gwapi byanze arabagati jitavu nabandi gwapi byanze arabagati jitavu nabandi gwapi byanze birangiye umuhungu araza sunuko namo gukora amasuku munsi y'igitanda amagukwisera crete nawe urayumvise urakomeza urashinyiza kugira ngo ira crete nese nyifoto ndayikurura maze kuyukura ndamwanduza ibintu byambayeho ndavana abantu bamambiriye udufanga ne mu disipari yamaye twara tujyana inkweto zanjye twarajyana imyenda yanjye yose twarajyana telefone yanjye twarajyana baretse gatoya matera najya muri rogi wari wajyanye matera za muri rogi kandi isangaye matera naguze naguna kujyana mu rugo kose twabarajyanye barangije barambwira ngo hahise haza umugabo arakomanga arambwira abarinjije arambwira ati uyu mugabo ni umugore wanjye ndangije barankubise
barankubise bakubitira muri George se arangi avuga ngo ngewe ngo naje kumusambanya umugabo we umugore we cyane umugore we nakwe arangije kiba cyavangiwe baramonda sibira bintu waramutse unywa mu gitondo cya cyayi cya mukaro nacyo kirasindisha indi mukaro se umuseriveri agiye kuyisaba hano ngo teremusi ntayo urumva uno mukobwa namwicaranye agishoboka kwita none ukabi pasi nawe muri kumwe wavugishwa pe cyo kura pasi imana yakuremye neza pe wise nzovu be uri be nakone mvuze ngende umutinganye mugenzi wawe se umugabo ku mugabo ijambo pe ni ijambo bakereka nkubaze reka nkubaze nk'umuhungu aramutse aje akakubwira gitafu ngenda goreza miliyoni 2 turarane ijoro rimwe wabyemera umuhungu yego ubwo nyine mugatingana bishoboka ibyo no miliyoni 2 n'umwanda nubwo yama miliyoni 500 ibyo sinamenya nibiki nzovu yakamana yavuze ko yafata we nago yafata baza nzovu twumve ko yatsinda miliyoni 10 mbangewe umwataka ariko mbangewe umwataka kwaje inyuma shana yafata nka musoka bye miliyoni 2 ni menshi shaje cyakora bavuze ngo bari unyataka bavuze ngo bari unyataka shana ntago nayafata kuko namara ibihe byose ninera none se ubu tuvuge ko abatinganyi bose binyaho mana we haranduza na sida nta shiti yawe y'umutinganyi ufite nzovu shanje y'umutinganyi bamwita nde uriya wavuye muri Amerika bamwita nde bebe oya ari umugabo bitaga Belo bikize ngo yagiye gukora umuzungu ageze ku mupaka bahita bamucuka baritazaye sorongo abagore 400 hari undi waje mu Rwanda nayo mutinganya urongora abahungu bamwita arazwi cyane se kandi amukobwa bamwita Shanzovo arahari ariko wishiti yawe yavuye muri Amerika bamwirukanye indese se baritaza yigeze za Baritaza nagwe igeze aza mu Rwanda yo mubeshi oya harundi nye baritaza ari we yaryamanye n'abagore 400 na undi yari umutinganye inzovu y'abagore 400 ntagura abageza yahereye bomora ni 42 gusa hari indangamirwa hari Sodoma itakuzi mugashyekera ari oya ngetwa nzovu twajyanye mu giporoso twahera kuri hilltop tuzamutse uzi ibintu byabaye ndagiye kubona mbona abakobwa nka 400 nje ngo ibenga umugabo wanjye arangije inzovu yesa nkurinda nzovu ibintu hangore wa mukobwa ibintu hangoreye uzagenda yani bondo wo muri koridoro yarajyanira agahinda kirandeye naho yasigaye avuga ko ari umugore wawe mwizina rya Yesu Noheli hello Noheli sari umugore wuyu Yesu ni umuzungu ni umunyamerika hello ni neza brother kabyo kwita mu biganiro twa twabivuyemo kwa gasuko mugashyekero mu miduha mugashyekero mu miduha hehe nacyo mu kanya gato ahantu ndiri bisozwa turareba ibyo ari byo nabaza dufite nk'amasaha 2 yonyine nyuma y'amasaha 2 ndetse nko kubitana nari iyo mamagare ngire kwa indwara yo kwibagirwa cyane iPhone yanjye temeze nk'ira debeni yanjye menye irenze nta kibazo nyuma y'agasaha kamu na iPhone oya yanjye ni Tekno akanje ni irenze reka mugwe muvuga nkabyema turazana nta kibazo boninde muvugishe we aro kutavuga cyane turi muri pariki y'ibirunga harimo imiyaga harimo inkwavu harimo yakuye inkuba zakubise ahantu hose karacyakomeje karacyari kazi ese wazanyishakiye Jita siwanyemera nakwemera zanyishakira nkubera umugore sinavamo umugore mwiza ariko ibazo kandi wacu ntibaguhenda pe nta inkwano nyine ziroroheje nanakufasha tunyishakire ko nkubera umugore makeup nisize kubona nisize makeup se ese gitareka nkubaze nk'umugore ari umugore wisize makeup uri kumva nyine akagenda kwa kundi babatera ibishahuro neza ukabona yahindutse n'umugore nyine ukabona nyine karasa neza pe
n'umugore nyine uri naturere ariko nyine ajagaraye nta mafaranga wawe wahitamo ngo umukobwa ngo bateye make-up umukobwa bateye make-up afite n'ibiceri pe akakubwira ati jitafu ngwino nkurongore nkugire umugabo ari andongore se akurongora kugira umugabo no kugira ngo ushake wa mukobwa nyine umwe wikuriye mu cyaro ugastragoringa nkuko ustragoringa ubungubu ugashaka amafaranga y'inzu ugashaka kumutunga ukavango arashaka gusura cyaza abakobwa bo mu cyaro ntabwo akunda gusura kugira ngo azajye gusa neza ugiye byagufata ni ikinga n'imyaka 10 imyaka 10 yose wabyihutishije 10 ntabwo yageramo uzi yake akiva mu cyaro uhita umukubita amavuta sinzi wamukugize man ngiye so gukubeshya nashaka umbebe kuri make-up yawe nakwemera ukandongora umugore yagushyira mu rugo yandongora akakujyana mu rugo umva nakwemera ariko aho ngaho nyine ni hahandi nawe ugiye kuba umugore kwitwa ngo umugabo mu rugo ariko uri umugore umwana arariza akahita akubwira ati jitafu vayo fata umwana nanjye ngiye mu kazi tuvuga wenda kwa ubuse ubundi umugore urugo rushingiye mu kuba nyine umugabo n'umugore bahura bakishima yo muhungu namuvugishe tu urumva ubwo rero njyewe wenda amuwo mwanya akaza kugijya akavati wenda saa 8 z'ijoro ndaguhisa yawe imwe tuganire nabyemera byose akabinkorera tukaganira ariko ikindi uko yandirisha abana nakarabije abana sinzi abana nabaririmbiye sinzi byabaye sinzi biki byose yo nta kibazo niturangiza turatuzana nta kibazo vuga haleluya amina okay urumva shini niba babishatse kuvuga iki rero ubundi ikintu bita amafaranga aho kubisa yaroroha ngeze aho kujya ndongo n'umukobwa mu cyaro ngiye mbona ngiye kumwitaho narongora umwana wikubita make-up nigegemera wa wundi uzagenda ku wa 4 nijoro akagaruka ku cyumweru nijoro yasi umva nubwo ibiga byajya bize bikajya bigukora ndeba agasokeye gisenyi uwo mugore ngiye bamukozeho ndeba ngesha ni video arize yabikora ngiye namureba akava i Kigali akajya kwikora Gisenyi akajya Kamembe akajya Musanze akafata ya modoka ya saa 7 z'ijoro y'Ibuganda akagenda ariko ngiye nta babikore ndeba ako bebe buriya ntibari ikintu kibabaza mu buzima buri umugabo iyo umugabo yashatse umugore mwiza uzi ibibazo afite risk yo kuvango iyo agiye mu rugo no gupfura mana umugore mwiza cyugubwo ubaye umugore waje wisatawe ubusa namara cyumweru none yahita nyica nese ari uyu mugore na Nyiranzage mwiza niki umukobwa ni mwiza be umugore oya Nyiranzage mwabyanye abana n'uyu nguyu uyu mugore mwiza n'uwakubyariye jita baravuga ngo andimba baririmba andimba baririmba bajitafu umwiza arahenda umwiza sinamurenganya ese nzovu nkubaze ujya wowe muri wowe wumva nyine utekereza ko uzongera ugashaka umugore cyangwa uzagarura mama Sandrine nanjye jitafu n'ishiti yanjye namugiye inama yo kugarura Nyiranzage yamubyariye umuhungu mwiza jitafu abakomeza kugushuka bakurira amafaranga nkuriho muri korodori nanjye abakomeza kunshuka bandira amafaranga mama Queen n'abantuza n'abanyirambeba bose ndabakate mu izina mama Queen ntago mugihura twarakatiranye ninjo ejo zabona yakubise ribi irimo kumushakisha mana ako uri umugore wawe nawe ni igishegabo umuntu ujya ukubita abana akaba ajya kubamena iminwa amajuru akayakuramo ese wabaye cyo wowe se ubutamuhaye keya ni mama Queen wagukubise mama Queen yongera gukubita bagiye kuganira arangije uyu ngo ahita asinzira mu gihe barimo baraganira umugore agiye kumukura asanga umugabo yasinzire kare abatika nze nkwereke niba umugore agukeneye nakubone agomba kuguhondagura yes mama Queen yongera gukubita nzovu ubwo utangiye kunseka wabonye ukiri inkoni za Nyiranzage muratangura giye kwirabura ariko ngo yateranaga imitwe Nyiranzage yakubita izo ryakazi kuraho yambaye ikobo yigeze kuza umukobwa rimwe twiganye twareganye primary pepe aransura arangije Nyiranzage amubonye yaragiye ahita acana imbabura ahita afata amazi bashyira ku nimbwa ko amunye amazi ashyushye yamutwitse ibirenge birashya yesu we yatura nk'uwafata inkoko agashyira mu mazi ashyushye ukazaza we yamubwira nze nkwereke nkwemeze yaragiye afata amanuza amazi ashyira mu mbabura amaze kuyashyira mu mbabura ahita yamumenaho umukora abashyira ibihenge ariko yasa bivamo ntabwo yongeye kubisubiramo ntabwo se bamufunze ntabwo bamufunze kose yarimo kwirwanaho arimo kurengera umugabo we rega biriya bintu bijyanye n'urukundo yarengeraga jitafu
ibintu bijyanye n'urukundo hari bibiri. Hanyuma se wa mukobwa aguriye ibiraha arya yamwemereye icyumweru cyose ko bazabana icyumweru cyose azaguye. Umukobwa rero ikira kimwe umukobwa duhuriye hehe ni minsi nka kimwe mu kwezi nenegiye hano kuri noza kuri ayote nago shatse kwivuga kuko nago nshaka ko waba urimo kubamamaza batakwishyura. Yes ubwo nende ku hotel runaka umubebe abaraje arambwa ati she tumati mu bintu yes niwe umuntu wese bwa shiri bwa mbere arambwa ati mu bintu nkunda mu buzima bwanjye nkundikira urumva ndanje navanse mwagiye mu byitibiraha abakobwa mutagiye kubyitibiraha nyine biraro ukuntu bivuga mukumbika nambabaza urumva aranje navani arambwa ati nkundibira nese mugura ibiraha bibiri aranje arambwa ati sheri suku kubeshya pe ngiye kukuraza icyumweru cyose kubera ibiraha bibiri yarantaje aranganiriza mana we agenya fuda akajya nkandi birenge akomana abantu wari uri mu ijuru mbese niba hari ikintu nabonye ku isi babita paradizo niba ikintu nabonye ku isi kijya mu buzima no gukunda ugakundwa man none mu bintu bibaho mu buzima nese ubwo mwarakundanaga cyane uko wari wamuguriye nawe akaza kukwishyura nawe yankurira akajya abanza akajya gushukisha ku nkandi birenge akashukisha kunekera utuntu tw'utunuza nyine birankira nyine nanjye mwimvishijemo ariko so gukubeshya pe buriya ukuye n'umukobwa akagukubita keye nibyo ufite byose wahita ubimuhereza byose udasizemo na kimwe twamaranye icyumweru cyose kubiraha bibiri none se ari byo murare byo murya mukaryama icyumweru cyose ntabwo natese ari uko amaze kugenda nose ubwo mwaryaga iki urukundo gusa twagira ngo muri paradizo ubundi bavuga ngo ubundi uri kumwe n'umuntu ukunda tuyu no mwishimira kwishimiye nubwo mutateka nubwo mwabura amafaranga y'inzu nubwo bakurukana mu inzara ni uba wumva ibintu byose ari amahoro ubona ko urukundo ushaka uri kumwe n'uwo mukundana ni nkaho ntimwakwicwa n'inzara mwagira mute nimva nigwe nagibanyagira izuba rivuye nagujya wakwicwa n'izuba no kuvuga ngo urukundo icyo mpamvu icyo kintu mpamvu bashatse kukivuga ubundi ku mwana w'umukobwa cyangwa se ku bintu bigezweho nako ku isi abakobwa umukobwa ushaka kugira ngo akwiyumvamo n'umwana w'umuhungu utuntu uko ugenda umwegera nawe nuko akwegera ariko iyo ujya kure nawe akujya kure twatuna mugurikira saha wamuguriye agakweto wamusohokanye wamujyanye hano runaka icyo kintu umwana w'umukobwa nta mafaranga ufite njyewe nubwo waba abakobwa bikiye barimo gukura byara umukobwa hamwe wongeye muganiriza gusa byonyine ibyo bitoki ndabica urimo kubizana hano ntabwo mukora nta kintu umuhereza kumuganiriza nta cyonyine buriya abakobwa bakunda icyo bita vibe mara kuko njye umurije amashaka kuba afite imodoka abakobwa bikiye barakura ngaho inkoko ngaho isamake ngaho ibiki n'ibiki jitafu udafite amafaranga muri iki gihe ntuzaterete umukobwa w'iki gihe ubwo nta mafaranga nta muhungu uyu si umunyamakuru si we nyiri tubicano wowe wamutereta ayo mavuta yisigagura ngahe nisiga vaseline igura imisatsi arabeshya nisiga vaseline igura 1500 wayabura kubeshya n'icyaha ni izina ry'Imana uyu mubiri ni uwe njyewe uyu mukobwa nisiga vaseline igura 1500 ntabwo wigeze witukuje ntabwo nitukuje umuntu witukuje se asagura cyane amavuta meza ari kutitukuje amavuta meza muri we ntabwo yiteho za nzara ndende zigira ngo dusanzwe ariko uziko za nzara njya nzibazaho nka mwese mujye mutote kwitabaza mwakwitabaza gute muteze iranzara nose nta pH koresha nzovu ni ibiki ibyo bintu papier hygienique we aginaka cyane za pH nese papier hygienique bayikoresha bitabaza oya kirenda oya turavuga ko kwitabaza mukoresha amazi ukoresha amazi baba bafite uko babigenza none se bamba bako birabyara byanabateramo ibisebe oya bafite uko babigenza none se umuntu ajya gukora ikintu we ntabwo ufite za nzara bitera uyu mukobwa ni naturel ni inzara zawe zira nzara zirahenda ari amafaranga ntabwo nayabona we ako se ndibaza ya nzara iyo barucometsemo bakamenamo supaguru ntago izi nzara Imana yakuremanye ntago zihita zigira nk'ingaruka ku buryo ejo n'ejo bundi bibaye ngombwa ko izo nzara inganda zikora zira nzara zihagarara ntiwahita ukotora oya babikora kuri hari indi miti bashizeho bagumanye inzara zabo Imana yabahaye nk'izi zacu z'abahungu uyu nawe afite iz'Imana yamuhaye nuko bwo yashyize akarange k'icyatsi kibisi uyu n'umukobwa ni naturel bune ngenda nzavuga ko udaca inzara nzovu se yazikata hari umugore se nkigi hari umugore wazinciye ubu se tuvuye kubura iki cyumweru cyose gishize uburara
urabona umugabo wa Nyiranzage we zitameze nk'izi zanjye. Oya ntacyo uko biri kose bitandukanye n'ibyanjye. Umugabo wa Nyiranzage ibi bitandukanye n'ibyo. Ubundi ikintu cyose kibaho cyose mu buzima kiberaho kugira ngo kikwigishe. Niba ufite umugore mugatandukana ukuba nko mw'inzovu buri munsi muramubwa ni wacyuye umugore mukabana urumva akabyanga ntago inzara zigomba umugani wacyuye ariko kumva ngo nyure mu masandirini tujya gutandukana mwari muhari ntago twari duhara ari kugomba none se kubwira abandi gusubirana tugomba kubizamo umugwange turasubirana mu kwezi kwa mbere we mu mera Imana icyubahiro Imana niba atari plaque zo mu kwezi kwa mbere tuzabikubaza tuzanaguherekeza muvuga ngo Nyamahunda agize ngo harimo V8 ngiye ubwanjye buzarimo Ranjorofe ni modoka yenze cyane yongerejwe na V8 yongeje n'indi handi modoka yenze cyane kinini by'amasiganwa y'amamodoka bitanga iki bayita gucika ndakubwira bayita kabashengore iyo modoka yitwa kabashengore none ubukwe bwanjye na mama Sandrine buzagenda mu modoka ikamyo none nese ubukwe bugenda mu modoka none emwe muzagenda mu modoka ni ukuvuga ngo kwa kundi abantu bategura akavatiri we azategura ya modoka samuterera niyo muzatemberamo ubwo ikinyuma kiza kirimo ibiryo ibirongorano amakesi y'inzoga inzagwa ibigati abo twatumiye bose nk'abacitafu n'abaki bose azagenda mu ikamyo inyuma Jitafu arakomeye azafitiye vati uzamushyire ku kigega mu bukwe ku kigega aranywa se ntago bishoboye ariko nibyo hazabamo amateremusi 100 ya mukara yiwe gusa agateremusi kamwe abindi mbiharire abazabaje mu bukwe bwacu nk'ubu baguhereje miliyoni bakakubwira bakayiguheza saa 12 za mu gitondo bakakubwira bigera izindi saa 12 wayimaze wakora iki uzi ikintu nakora nabanza nkagura buri cyo kirya amafaranga menshi ni indangamirwa nk'ibyo Jitafu avuze nashaka wa muzungu uzi kurya amafaranga ankubita fagitire y'ibihumbi nka 400 kuryamana nawe ubwo nesike ibihumbi 300 ubwo numa mwenda mukoze muganire nk'ibiganiro bitatu nkahita mugurira ubwo ibihumbi 400 ibindi ibihumbi 400 800 ahubwo bya binarenga kundangamirwa gusa burangiyewe uzi nk'iyo mafaranga ye nyabonye icyo nakora mbere na mbere nahita nihutira nahita mbaza umunamani munda ariya mu minota ingahe watubwe mu gihe cyagiye kuva saa 12 kugeza izindi saa 12 okay saa 12 ubwo nahita nshaka umugore w'umuzungu buriya nkahita njya muri pariki y'ibirunga nkareba pariki ihenze ntagiye mu y'ibirunga nahita njya muri nahita njya ihenda yindi niheda urujye kuva Nyiragongo sisi oya hari ndifite amazi hejuru Black Kivu hejuru noneho hari ahantu nka Henisi yawe usanga igura nk'ibihumbi nka 300 niyo nkahita nyaka icyumba cyaho ni miliyoni icyumba cyacu ari abwo amafaranga yababaye ni make cyane miliyoni imana wiguremo indangamirwa gusa nta gutekereza kugura akabanza cyase kukohereza akabanza ko bambwiye ngo ibyo ngura ko kanya akabanza ko oya wahita ugenda ukareba nose ngiye gupfa ko kabanza nagaturamo gihe cye Sandrine yazagaturamo na mama wewe wayakoresha iki Jitafu jewe miliyoni nyibonye mbe nahita shakana ni mukara mbona mu bintu nkunda mu buzima bwanjye wikondera mukara projet yindi nagira nabanza ko mukara aradushaka ejo ni kwa gatanu ejo niho tuzatangira akazi ngo miliyoni ngo mu isaha imwe sawa mukarigura ngaye ku buryo yamara miliyoni yose ise no kuvuga ngo najya nk'imuhanga ngahita njya kunkorera mukara niyo ngo zagataruka ngahita nzamuka ngahita wenda ngajya nk'imusanze ejo ngataruka ngahita hajya ni mu isaha imwe mu gitondo kugira saa 12 nyama miliyoni ni nke hano mu Rwanda ni make cyane wasakanye umukobwa mu birunga oya Jitafu yaba make ahubwo wa Jitafu ndumva nta n'ibihumbi 200 yakoresha kubera ko we yavuze ngo nukunywa mukara gutaruka mukara wanywa mukara ya miliyoni nazinywa paka irangiye ukabira irangiye ahantu hose yaba mukara nahita njya kuhagura mukara mwisaha imwe nashaka umwana uzi kunywa mukara nawe tafanywa mukara nago njyanywa igikoma wajya sembe nywa mukara rero
mwakoze kudukurikirana tuzabonana ubutaha ndakeka aranga dusoreje n'ubundi tuzakomeza GTF hano tuzajya gusura aba bana bo mu muhanda abana bo mu muhanda urateganya ko tuzajya kubasura ryari kuwa gatatu tuzajya Bugesera inze mitingo amagana kuwa gatanu tujye kubasura nta kibazo kirimo abahe banuze tuzajya kuri abana bo mu muhanda yego ngende tayari rwose kubera kuko rangira abanje kuba imihanda rwose icyo bintu gikorwa nk'icyo ngicyo numva nanakishimiye nzanazenduka ahubwo mbabarire niba tuzajyayo kare dufate nka 5 tubashyire ku ishuri yego cyangwa abane bitewe yego zaterwa nuko Imana izadushoboza tuzafata bacya habakure tubajyana ku ishuri GTF nawe yahise ajya ku ishuri kuko yavuye ku mihanda atararangiza amashuri nese ubwo je yaziga nanjye kwiga we wigane n'uwo wabyaye na nyina nzajya nimushaka nawe asuye mu ishuri ngo umwaka ubaho koko ngaho